Bafana banjye YAGO TV show nongeye kubasuhuza, nubwo nongeye kubasuhuza ndi mu marira n'agahinda nyuma y'akagambane gakomeye cyane. Itsinda ry'abantu ryiyemeje kumpombya riragenda rindega ibirego bidashinga ngo ibyine cano yanjye irafungwa mu gihe gito. Nyuma ntabwo byabanyuze, ahubwo baje kuyisibisha. Rero nubwo nagize igihombo gikomeye cyane, ndabashimira kubw'urukundo mwakomeje kunyereka. Nifuza ko buri muntu wese wakanza agiye kureba iyi video, ndifuza ko wakora subscribe kuri iyi channel yanjye nshyashya nayo yitwa YAGO TV show, tugakomeza tukaryoherwa n'ibiganiro ndetse n'urwenya nyarwanda. Mukomeze kunyereka urukundo nk'uko byahereye mu itangiriro, ukandira iryo tushi ritukura subscribe, usiga na comment, unasharinga ku mbuga zawe kugira ngo ukomeze kuntera inkunga. Isomo nakubwira nuko uko umuntu yaguca intege kose, never give up, ahubwo kubaho neza niko kwihorera. Kandi ndabashimiye kubw'urukundo mugenda munyereka buri gihe. YAGO TV show ni iyanyu, ni iyanjye. Mukomeze kuntera inkunga mukora subscribe, nzagenda mbaha amakuru ukuntu bimeze. Channel ya mbere yasibwe ariko ntabwo banciye amaboko n'umunwa ndacyafite, nzakomeza nkora ibiganiro. Murakoze.